Ndagusuhuje hari nako nanaguha ikaze iyi ni KN Radio hishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 Nyakanga 2024 umunyamakuru Tidjara Kabendera mwakunze cyane kuri Radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda, mukamukundira ibiganiro yakoraga icyo gihe ndetse mukanamukundira ijwi ryiza yari afite icyo gihe. Kuri ubu uyu munyamakuru akunzwe cyane n'abaturage benshi n'abanyarwanda benshi. Ubu ngubu ntabwo ibintu bimeze neza kuko yabuze umuntu wamugejeje kuri ibyo bintu byose, yabuze umuntu yafataga nk'icyitegererezo mu buzima bwiwe. Uraza kumenya mbese uyu munyamakuru yaba yabuze nde, kuko uwo yabuze niwe wamugejeje ahangaha ubu ngubu tuvuga Tidjara ari ubu ngubu, niwe wamugejeje kuri iyo televiziyo Rwanda, niwe wamugejeje kuri Radio Rwanda, kugira ngo nyine mumenye Tidjara Kabendera uwo muntu yabuze niwe ibyo byose wabimugejejeho. Rero icyo tugusabye nyabona nuko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa kasabone n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'icamugongo ku munyamakuru Tidjara Kabendera, nyuma yo kubura umuntu yafataga nk'icyitegererezo mu buzima bwiwe cyangwa wamugejeje kuri bino bintu ageze mu buzima bwiwe. Uraza kumenya mbese yabuze nde. Icyo budusabye rero ni uko ugomeza gukurikira KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero, iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo tugusabye ni ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubona amakuru meza yo kuri KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Si ibyo gusa, ikindi tugusaba ni ukuzaza uduha igitekerezo n'inyunganizi, nyine igitekerezo cyangwa inyunganizi ukatubwira ati hano mwakoze nabi, muhindure mwongeremo bino bintu. Icyo rero nicyo tuba dushaka kandi ukanabisangiza abandi. Rero nk'uko twari tubabwiye, tugize kubagezaho inkuru y'icamugongo y'umunyamakuru Tidjara Kabendera nyuma yo kubura umuntu yafataga nk'igitegererezo mu buzima bwiwe. Umunyamakuru rero Tidjara Kabendera wanyuze ndetse akanamenyekana cyane kuri Radio Rwanda na televiziyo y'u Rwanda, yapfushije umubyeyi we, mama we yarasigaranye kuri ubu ngubu. Uyu mubyeyi wari ugeze mu za bukuru yapfuye mu rukera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki 20 Nyakanga 2024. Uyu munyamakuru mwakunze cyane kuri Radio Rwanda televiziyo Rwanda, abinyujije ku rukuta rwiwe rwa Instagram, Tidjara Kabendera yatangaje ko yababajwe no kubura umubyeyi we mu buryo bwamutunguye nawe atiyumvishaga. Mu magambo ye yagize ati, mbabajwe no kubamenyesha urupfu rw'umubyeyi wanjye, mama wanjye witabye Imana mu rukera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki 20 Nyakanga 2024. Tidjara Kabendera rero ntiyifuje gutangaza byinshi ku rupfu rwa mama we watabarutse nyine mu rukera rwo kuri uyu wa gatandatu. Biteganyijwe rero ko uyu mubyeyi wa Tidjara Kabendera haza kuza gusezerwaho bwa nyuma mu rugo saa 8 Nyakabanda. Niho yaratuye uyu mubyeyi wa Tidjara Kabendera, ni mu gihe aza gushyingurwa ku irimbi rya Nyamirambo ku isaa 10 z'umugoroba. Reka rero umuryango mugari wa KN Radio twihanganishe Tidjara Kabendera nyuma yo kubura umubyeyi wiwe yafataga nk'icyitegererezo. Reka rero nanabashimire muba mwahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tubabwira ko gukomeza gukurikira amakuru yacu natwe bizadufasha, kandi mujye mudabimenyekanisha n'ahantu hose mukora subscribe, like na comment kugira ngo ibintu bijye bigenda neza cyane. Mugire weekend nziza kandi Imana ijye igomeza ibaturindire.